Murakaza neza nk'uko bisanzwe turacyari kuri Rwanda Study Scholarship aho tugenda tubagezaho ama updates, available opportunities ndetse n'ibindi bitandukanye twagiye tubafasha muri byinshi. Rero n'ubu ngubu turacyahari kugira ngo dukomeze tubafashe muri gahunda zigendanye na application muri university nyinshi zitandukanye kugira ngo mukore application mwe muzagera ku nzozi zanyu binyuze muri Go and Study Scholarship. nk'uko bisanzwe turacyahari, turacyabagezaho byinshi kugira ngo mwexcelling inzozi zanyu kandi bizabageze kure cyane. Rero ni byiza ko mukomeza kubana natwe mudukurikira kuri YouTube ndetse n'ahandi hatandukanye kugira ngo ibyo bikorwa byose bibashe kubageraho kimwe ku kindi, ndetse munadukurikira kuri WhatsApp yacu kugira ngo dukomeze tubane muri gahunda nyinshi zitandukanye zigendanye na application. Twagiye dufasha benshi mu cyiciro kimwe ndetse no mu cyiciro kindi cy'akazi, ndavuga icy'uburezi ndetse n'icyiciro kigendanye n'akazi. Twagiye tubagezaho ama video menshi kandi nizere ko yabafashije uburyo mutunganya amadokima yanyu. Nk'umunyeshuri abakwiriye kubika documents neza kugira ngo bizamufashe ku excellinga ndetse no gukora application zitandukanye bitamubangamiye, akaba afite ibyo byangombwa byose. Rero ko uyu munsi ni byiza ko mumenya amakuru agendanye na Mastercard Foundation, aho iri gutanga scholarship binyuze muri university bita HEC University. Iyi ni university dusanga muri Ghana. Iyi ni university dusanga muri Ghana aho igenda ifasha muri application zitandukanye, igenda itanga ama scholarship yemerera abantu kwa applyinga binyuze muri Mastercard Foundation. K'uyu munsi iyi university kabiri open, umuntu wumva abishaka yatwegera tukamufasha mu gukora application kuko harimo amahirwe menshi cyane cyane mu bantu basoje senior 6 kuko ifite application for undergraduates, dufite application for postgraduates, bano baba bashaka masters muri university naho harimo faculty, ariko cyane cyane ab'ingenzi ni aba undergraduate. Iyi university nayo ikaba yarakoze opening, urabona ko iri open, admission ziri open, country ni Ghana, umujyi iherereyemo ni Berekuso, ni university barizwa muri Ghana k'uyu mujyi, ndetse ikabifasha disability refugees and displaced person. Abo ngabo akaba ari abantu bagenda bafashwa binyuze muri HEC University dusanga muri Ghana. Rero ikaba ifitemo ama faculties menshi atandukanye aho igenda itanga scholarship kugira ngo umuntu ushoboye abe yaza kwiga muri HEC University. Iyi ni university dusanga muri Afrika, ikaba ifitemo amaporogaramu atandukanye, computer science and information technology system in Ghana. Hano muri kubibona ko habarizwamo computer science ndetse na IT cyangwa information system, economics and business administration within Ghana, engineering within Ghana, law, humanities and social science in Ghana. Aho hose ukaba ushobora gusangayo ayo mafakirite imwe ku yindi kugira ngo ube wajya gukoramo application. Rero hari requirements cyangwa ibisabwa kugira ngo ube wabasha gukora iyi application. First of all, ugomba kuba uri umunyafrika. Niyo criteria ya mbere cyane, niyo requirement ya mbere. Ikindi ukaba ufite excellent academic record, ukaba ufite impamya bumenyi yawe nziza iriho amanota meza cyane, kandi twabonye ko ugomba kuba ufite n'indi karagiteri iri special yo kuba uri impunzi cyangwa ufite disability. Aho ngaho HEC University naho irahasupportinga. Nanone aho ngaho deadline igihe cyo kwapplyinga kikaba kigikomeje. Rero hari benefits ushobora gusanga mweye HEC University. Hani kwishyura amafaranga yose ayo kubaho, living allowance, accommodation, meal, books ndetse n'ibindi bitandukanye, ndetse n'ibindi bifasha umuntu kuba ya growinga umunsi ku wundi. Rero binyuze muri HEC University hano under Mastercard Foundation, hano ikaba iri gutanga scholarship binyuze muri Mastercard. Rero ni byiza ko
iyi application itagucika, aya mahirwe ntagucike, weho ufite ibyangombwa byuzuye, requirements zuzuye, ugomba gukora application cyangwa ukatwegera tukagufasha. Hano hari faculties Ashesi University igenda itangamo scholarship. Hano scholarship ya mbere iyatanga muri Bachelor Computer Engineering, ni ukwiga full time imyaka 4. Then hari Bachelor in Electrical and Electronic Engineering, ahangana ikaba iri gutangamo scholarship ni imyaka 4 full time nkuko bisanzwe. Then indi ni Biological Engineering, ni imyaka 4. Hano ukaba ifitemo n'akandi gace muri Mastercard in Metal Electronic Engineering, aho ngaho ni ukwigamo imyaka 2, ahasigaye ukikomereza ugatahana impamyabumenyi yawe binyuze muri Ashesi University. Ku undergraduates ni Business Administration and Computer Science ndetse na Information System, aho ngaho ukaba wabonamo umwanya wo gukora application yo muri Ashesi and Mastercard Foundation. Rero ni byiza ko iyi application itagucika, aya mahirwe ntagucike. Amahirwe arashakishwa, ntabwo amahirwe yizana, ahubwo bisaba ko aho wayumvishe hose ugerayo ugakora application yawe kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Rero mukomeze mubane natwe, turacyari kuri Rwanda Study Scholarship, turacyahari tubafasha. Hano niho ukura amakuru yuzuye kugira ngo abe yagufasha muri academic process ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Rero binyuze muri Ashesi University and Mastercard Foundation, or with collaboration with Mastercard Foundation, ikaba yemeye gutanga scholarship atandukanye kugira ngo ibintu bigende neza. Mukomeze mubane natwe, mudushyigikire binyuze kuri YouTube channel yacu ndetse binyuze no kuri WhatsApp, dukomeze tubane dusharinga amakuru. Icyambere na amakuru, iyo ufite amakuru n'ibindi byose ubifite. Murakoze cyane.